none hano district abera umugome yaragiye ngariyandikishwa aravuga ngo biravugwa iyo biravugwa rero mana yanjye iyo biravugwa uzaba bivuga se bande ubu bababajije abantu babivuga ibyo bintu mwabaza byavugwaga na nyina n'umugore wa district na kakana ka district mukure muri bino bintu kandi aribo babivugaga nine uri babivugaga oya mugore wa district hafi akagenda shabura yewe buriya iyo nakumaze kwanga umuntu bamaze kumwanga kubera ubugoryi bwe kandi ntago bumwa buriya nawe dufitanye ikibazo hari ukuntu yigeze kugenda yitereka kuri kabyindi amvugaho utuntu tutari twiza utumbabarira yewe nimbo dizikrema wavuga kuri wowe se yigeze kwitereka rimwe amvugaho hamwe nakandi kagoryi bita ngo cita kamega gakuri cita magic cita miyo mubonye mbabona sana bwana y'igisuka bwana se yakugiza takudondo nawe bwana y'igisuka yize nuza cita yagutwaye iki se kandi wowe ariko se wowe cita yaragiye agera ahantu ku mukire urumva arahaniye atangira kusnicinga arahaniye noneho umukire turimo turaganira buri abakire baba abana beza umukire turimo turaganira abarambwiye arambwira atari ko cita yambwiye gutya bro buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire uri kumva ndagaruka nkakubaga noneho cita n'akari agasura ke gasa nka rugabiri ndamubaga bro cita buriya ka cita iyo nkabonye mba mbona kararemwe nko ku wa gatandatu bagiye mu isabato ariko ngo Jay uri kumwumva mwijuru bagiye mu isabato bahita bari mu kacita mbabarira nk'umwereke bwana y'igisuka mbabarira y'amakarita ari ako tuzana ni umugome gagiye kugereka bwana y'igisuka ukuri kw'Imana ariko nukuri kw'Imana ndabizi neza yuko hano umva muba mwabuze ibyo mukora mwese abanyamakuru mwuzuye aha ndabizi ubu mu gitondo ndasanga kakarayivu kaje mwakamanitse ariko nukuri kw'Imana ni iki kintu kikubuza kuvuga ukuri ese nta nubwo wanahamagara n'umuntu byibuze ugendana na Eric na nshuti ziwe muzi ugenda umuntu abaze nabo mukora uri kujya kuvuga ngo umwana ngo yafashe nukuri kw'Imana Eric kuki mushaka umwangisha abantu Eric ko nta mutima mubagira Eric ko ari umwana mwiza Eric ko ari umuntu utajya ariko Bria ikosa Clement yakoze naramuka atagiye ngo afate kamera n'uburyo kiganiro kizarebwa afate kamera aza vuguruza ibyo yavuze yewe nabonye district Clement aravuga ngo nyine na RIB nimara gutangaza amakuru ya nyayo nawaza ariko se none sundi kuki mutangaza amakuru RIB itabihereye amakuru nagenda afate kamera yivuguruza ibyo yavuze bitari ryo kwereke nawe muzira azamutatura umugenda bro azamutatura umugenda akosha bira bintu byarambabaje none natekereje ukuntu Eric bamufashe dutandukanye twese buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda kuko nge twari twakoreye hafi yaho ntuye so nawe watwaye wasinze reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka niyo none ngabo urebe urabona ndasa nakacita mbaho urebe urabona ndasa nakacita ibyo gusa nakita byo nacyo mfata wari kwa bwana y'igisuka niyi Tesha last time Tesha bwana nayo ndayikwereka iri mutima nushaka gusaraba ndayikwereka Tesha last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga nakubwiye ngo iki kwasana bwana y'igisuka Teshana kwiyamye teshana cita baraziranye nta nubwo tuziranye namubonye rimwe twagiye gushyingura yanga ho gaje amakuru ye muyanga meze neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe none se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nayo ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge buretse gato nangize ikibazo none se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi oya ntabwo aransaba imbabazi se yankoreye iki
kuguharabika nyine ko ngo ari wowe wumva cyane. wigeze ubona umuntu uharabika igisebo? njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye, njye ndi igisebo. ubwo se wajya guharabika igisebo? kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi. ni akazi muyango njye duhuzwa n'akazi nyine nibyo mvuga, kandi mvuga none nabonye bana utuvideo mu muri kumwe nta kibazo, gahunda zigenda neza. none se undi ikibazo cyavuye. muyango ni inshuti yanjye, muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga. uri kumva? muyango cy'agacumba wo mu Rwanda niwe muhosti wenyine, niwe muhosti usubiyemo. muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe. mana we ndakababira wivuga amafaranga ye dora tuye kure batazamutega. Umaze Bria amafaranga menshi ngo bese ese Bria njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona. njye ntabwo nshobora man Jay ariko gasugo yewe ntabwo ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya. nakubwiye ngo she is my best friend, ni inshuti yanjye. nyine njyewe none ako genda mubona ngo turakorana, that's all. Genda mubona nkumva, genda mubona nkumva turakorana. arahostinga ngacuranga. Kaspi mana niduhura nzakugurira akantu ko kunywa. Kaspi nini? Azaba Kaspi yarana. Oya Kaspi umurongo urimo turi kumwe 5 kuri 5. Kaspi tuko pamoja na kolabo kwisi. Kaspi ninde? Kaspi ni DJ Kaspi yaramuhamagaye ngo nkumva ngo rero ngegeye ibintu byo kuguhamagara ngo utanyitaba ngo nago mbikunda. wowe gute hamagara umuntu mu kinyabupfura niba ari n'umuntu ugwamakuru yabwe, ariko gushaka guhamagara umuntu wagira ngo nirinde ugwahamagaye hawo. Kaspi ninde se mwana? ibyo byihorere, ubwo uwamuhamagaye aramuzi. nago ni umuhanzi se? DJ harya bura Kaspi nta ndirimbo agira. ni umu DJ Kaso, ariko Kasuku se arabaza ibyo tubyihorere. ariko njyewe umva ikintu ndashaka kuvuga Kaso, njyewe ikintu kimbabaza ni ukuntu iyo umuntu afite ikintu cyiza, ahubwo Brian narinzanye umuvuduko kivugeho nacyo bagiteza imbere bakivugeho, ahubwo umuntu yakora akantu gatoya kabi bikaba ari go Eric. ariko shabi byarambabaje Jay. Eric nge turakorana sibyo, dukorana 3 mu cyumweru. dukorana 3 mu cyumweru, kuwa 3 kuwa 5 no ku cyumweru. ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru sindigera mbona. urabona bya bindi wenda rero n'ukuntu umuntu agira imico mibi agashaka kuyicengezamo abandi cyangwa agenda wenda nko kubaginisha cyangwa bikora ibindi bintu. sindigera mbona Eric ibyo bintu abikora. Eric se buretse gato nkubwire Bria. Eric nabwo bose abushyira kuri Snapchat niyo yatahanye n'abantu. Bria njyewe umva nkubwiza ukuri, naraye kwa Eric se muhungu, ibyo nkubwira niko kuri sibyo. Eric naranagendanye nawe muri Kigali, nawe arabizi neza yuko umuntu utaba muri ibyo bintu adashobora kumubwira ngo tujye muri ibyo bintu. uri kumva? natunguwe ntakubeshye n'izina ry'Imana, natunguwe no kubona statement ya DC Clement na Dekate nese muhamagara ndamubwira ni Mana nyagasani, ibintu mbona Clement yanditse ko bitari mu bumuntu nabuke. uzi kugira ngo umuntu yicare wandike uravuga ngo wabibonye kwa DC Clement. njyewe rero none ntabwo ari nabibonye kwa DC Clement, nabibonye hano kuri nuza kuri YouTube. ari abana bari kubivuga gutya bafashe ijambo. none hari n'uwo nagiye kubona mbona yanditse, ariko irataito wari ndebe y'ikinyamakuru iri ndakwinginze iriho ngo Ngerike se mungu ngo harimo ngo n'umwana w'imyaka 7. man ibi bintu n'ukuri kw'Imana yo mwijuru, ibintu byo kwangisha abantu, ibi bintu ntago nyine nibyo ndimo ndakubwira. natunguwe no kubona umuntu nka DC Clement. mbere nari nzi ko ari ikigoryi, ariko ntarabyemeza neza ngo ngireho vi bro. ngiye kubona mbona ngo mu byo akurikiranyweho hakurikiranyweho no kugira gute no gusambanya abandi. mana cyo kuzamana midamugana abantu ntabo umuntu bakigira ndagaswe. nahise mvuga ko abantu ntabo umuntu bakigira. ariko Bria uzi kugira ngo umuntu afate umwanya wo kwandika kwandika binatandukanye buriya no kuvuga. buriya mu kuvuga ushobora kunyerera,
ariko kwandika ni ibintu utekerezaho kugira ngo wemere kurekura ko post ijyaho, sibyo buriya? gusa nanone disikire marya sinabonye yari nyuma yahinduye inkuru, ariko erega sheri ari igihe uhindura ikintu ariko abantu cyagezemo kukibakuramo bikagora. Nose mabere ya nyina yaragiye yicara hariya araza arivuguruza aravuga ati nakoze amakosa. Reka guhindura inkuru Brian, guhindura inkuru kuri kose kwamaze kujya hanze ntacyo bivuze. None uzukura abantu baratangiye gukina ku mibyimba, uzabare muri ya comment ngo he ngo twari twaramubwiye ngo none ngo ntiyari gutinda hanze, ntiyari kugira gutya na gutya. Ibaze n'izina ry'Imana. Ni ukuri njye ndi umugabo wo kubihamya Eric, ariko nanjye uzi ibintu nanjye nakoze se, nakoze akaganiro nanjye mpita ngaragaza ko wenda mu bana Disikirema yavugaga hashobora kuba nawe arimo, no muri titire mbisigamo ndavuga nti Eric Semuhungu ngo arashinjwa gusambanya abana, ariko cyane cyane witwa Disikirema. Ariko se nawe wagiye ureka? None se sibyo Disikirema burana wabamo kuko warabizi ibyo bintu. Disikirema afite umugore Disikirema afite umugore kandi umugore w'umukristo. Disikirema kandi akora byose. Oya reka ngende kuvuga oya reka ibyo bintu nta Disikirema ukora byose, ahubwo wenda nuko aba yarakoze ikosa ryo kwandika ibintu atabanje kubaza. None ikintu kimbabaza reka nyine ariko Brian rero byo cyo ngewe Disikirema akora byose. Nukuntu abanyamakuru hano ribu yabahaye kwizana niba arya bavuga niba ari kwizana no kwishyira, niba ari kwizana ntago mbizi. Uri kumva nago nyine bahamagara ribu bakayibaza ati se ibi bintu uyu muntu ko muntu wacu uri muri entertainment mwamufunze, ni ukuri ko Imana ribu irabasobanurira ikababwira ati uyu muntu se wenda reka tube tuberetse gutanga amakuru, ariko niba ribu itarasohora ikintu Mana ni ukuri ko Imana ibi bintu mucengezamo abantu ngo Eric ngo bamujije ngo gufata abana ku ngufu, hari abantu babyumva bakabigumana mu mutwe ku buryo none hano Disikirema abera umugome. Yaragiye ngo ariyandikishwa aravuga ngo biravugwa iyo biravugwa rero Mana yanjye iyo biravugwa uzaba bivuga se bande ubu bababajije abantu babivuga ibyo bintu mwabaza byavugwaga na nyina n'umugore wa Disikirema na kakana ka Disikirema mukure muri bino bintu kandi aribo babivugaga. Nine uri babivugaga oya mugore wa Disikirema hafi akagenda shabura yewe buriya iyo nakumaze kwanga umuntu bamaze kumwanga kubera ubugoryi bwe, kandi ntago bumwa buriya nawe dufitanye ikibazo. Hari ukuntu yigeze kugenda yitereka kuri Kabyindi amvugaho utuntu tutari twiza, ujye umbabarira yewe nimbo Disikirema wavuga kuri wowe se. Yigeze kwitereka rimwe amvugaho hamwe n'akandi kagoryi bita ngo Chita kamega gakuri Chita magic Chita miyo mubonye mbabona asa na Bwana y'igisuka. Bwana se yakugiza nakunono nawe Bwana y'igisuka nuza Chita yagutwaye iki se kandi wowe ariko se wowe Chita yaragiye agera ahantu ku mukire urumva arahaniye atangira kusnicinga arahaniye. Noneho umukire turimo turaganira buri abakire baba abana beza, umukire turimo turaganira abarambwiye arambwira ati ariko Chita yambwiye gutya bro. Buriya nawe uranzi nyine ku mukire wamaze kunganira ku mukire uri kumva ndagaruka nkakubaga. Noneho Chita n'akari agasura ke gasa nka Rugabire ndamubaga bro. Chita buriya ka Chita iyo nkabonye mbona kararemwe nko kuwa gatandatu bagiye mu isabato ariko ngo Jay uri kumwumva mwijuru bagiye mu isabato bahita bari Bwana y'igisuka Bwana y'igisuka mbabarira y'amakarita ari ako tuzana hano umugombe gagiye kugereka Bwana y'igisuka ukuri kw'Imana. Ariko Mana ariko ni ukuri kw'Imana ndabizi neza yuko hano umva muba mwabuze ibyo mukora mwese abanyamakuru mwuzuye aha, ndabizi ubu mu gitondo ndasanga kakarayivu kaje mwakamanitse, ariko ni ukuri kw'Imana ni iki kintu kikubuza kuvuga ukuri? Ese nta nubwo wanahamagara n'umuntu byibuze ugendana na Eric na nshuti ziwe muzi ugenda umuntu abaze nabo mukora uri kujya kuvuga ngo umwana ngo yafashe
nukuri kw'Imana Eric kuki mushaka kumwangisha abantu? Eric ko nta mutima mubagira, Eric ko ari umwana mwiza, Eric ko ari umuntu utajya, Eric ariko ari se umuntu ariko Bria ikosa Clement yakoze naramuka atagiye ngo afate kamera n'uburyo ikiganiro kizarebwa, afate kamera aze avuguruza ibyo yavuze. Yewe nabonye DC Clement arimo aravuga ngo nyine na RIB nimara gutangaza amakuru ya nyayo nawaza, ariko se none se undi kuki mutangaza amakuru RIB itabihereye amakuru? Nagenda afate kamera yivuguruza ibyo yavuze, bitari byo Eric nawe muzira azamutatura umugenda bro. Azamutatura umugenda. Akosha bira bintu byarambabaje none natekereje ukuntu Eric bamufashe dutandukanye twese, buri wese yuriye mu modoka agenda n'undi ajya mu modoka agenda, kuko nge twari twakoreye hafi yaho ntuye. So nawe watwaye wasinze? Reka ngeze ndatwara ndebera ngo bwana y'igisuka. Niyo ngabo urebe, urabona ndetse nakacita mbaho urebe, urabona ndetse nakacita ibyo gusa nakita byo ntacyo mfata wari gwa bwana y'igisuka niyinga. Tesha last time Tesha bwana nayo ndayikwereka y'umutima. Tesha nushaka gusaraba ndayikwereka. Tesha karame last time warabimbwiye kuri kamera urabitinye kubivuga. Nakubwiye ngo iki? Kwasana bwana y'igisuka. Tesha nakwiyamye, Tesha ubwo se Tesha nacita baraziranye. Nta nubwo tuziranye, namubonye rimwe twagiye gushingura yanga ho gaheka. Tesha naga yamenye uduhungu tubi. Wimeka ubwonko. Reka ndakwiyamye. Sinamabona ari igikara ariko nagaza na bwana y'igisuka. Kirimo kiramubaga gakike. Ndakwiyeboje. Nisha nushaka umbwire kwereke na bwana y'umusaraba. Oya. Mugira amagambo. Ariko se ko mbizi neza ko se muhungu naza azibagira umuntu ra. DC Clement amagambo yamwanditse. Bira bintu nibibi, nukuri bira bintu nibibi Imana igi baba. Biriya biboro nicyo bitubu. Bira bintu byo kwangisha umuntu abantu, ukamwangisha abantu ku buryo umuntu ahura n'umuntu akamugira nk'ikizira. maze warangiza ukaza ukivugisha ngo ariko nahise mbivugurura. Warabivuguruje se abantu bari batwaye ibyo uzi noneho abantu kora batanye gukora za analize ngo se muhungu burajya bitarya kugira ngo nabibonye abantu barimo barakora analize sha ngo se muhungu ajya bitarya 25 bakanamubarira n'imyaka. Ako sha kuvuga ngo se muhungu yarongoye ngo yarongoye umwana byo hariya umva ni good Dubai ntacyo mfataho pe. Uragenda ukajya kubeshyera umuntu koko ngo yarongoye. Ariko Brian cyangwa se wenda yarangije muri kumwe kurangiriza mu kiganza. Brian sinzi impamvu abantu batinganye ujye ukunda kuba bihishira. DC Clement niwe ariko nabikubwiye none ahangaha wisugirenganye. DC Clement yakoze ubukwe afite umugore simbizi niba wenda baranabyaye ibyo byuka. None se mucomo we uburetse gato uzwo mucomo nawe buriya yabyaye. Ariko njye mucomo ugeze kubona message arimo arandikira aba Eric ariko mucomo yaranditse. None se ukuri ni kwagiye DC Clement nawe rwose ni byombi. Wese nabe namucoma hari ibimenyetso. DC Clement sumva icyo kimenyetso. Uzagenda ushaka umukobwa bita ngo Chris Hoza azagusobanurira neza. Chris Hoza uzagenda umubaze ngo Chris Hoza wundi ufite umugabo baterura ibyuma. Ariko Bria wagiye umbabarira jewe ko mba mfite amakuru y'indani bro. Na comment ndi kubona. Kamurebere ko yani. Nari ubizi. Umva ngubwire uri muravuga ngo Chris Hoza uriya ufite umugabo barabaterura ibyuma bo muri Amerika. Chris Hoza si bya DC Clement bizate. Yawe uzamubaze umwegereye. Urugumba uzamubaze umwegereye azagusobanurira bro. Ese comment zawe zagiye. Ntabwo mbizi nabwo ndikubona ariko giye cyanze. Iyo wagize traffic nyinshi comment ziragenda. Traffic ibiki? Iyo barimo barandika cyane. Use Tesha yizehera. Traffic biraje mu muhanda se. Ngaho. Rayo Day ni ku itariki 15 z'ukwa munana azaba ari kwa gatanu. Abareyo bose muhagarare mushinga imigara tuzahurira kuri star izabera Rayo Day ntabwo ndabimenye. Ngo abateganya bavuye gufungwa bose. Gafungwa ndanye.
ubawe se Bria ko babivuze ugahita ugira ubawe. Reka nkubwire rero Jay Squeezer, ntabwo ndi Imana, ntabwo nigeze ndema umuntu ngo nindagiza mushyiremo amarangamutima ngewe nifuza yuko yakabaye agira. Cyangwa wavuganiraga mu banza wumve, cyangwa wavuganiraga mu wawe Jihad. Iyo uri kuvuga ngo umuntu ngo numutinganye utaramufatanye na nyoko wanyu, nyogosenge, ushingira ujya kwita umuntu umutinganye. Wese ko bavuga ngo uri umutinganye, uri we? Ngewe ngiye kubwira cyangwa gusubiza uwo muntu. Ni wowe ndi kubaza, wowe ko bavuga ngo uri umutinganye we na Dumba muri bo. Ako muhungu uzi ko igikondo iwacu nta n'umutinganye wigeze abayo. Nta na cy'abakobwa wigeze. Ubaye umutinganye watera cyangwa waterwa waba uri umuto. Ndi kukubwira uretse gato nkubwire mu bizira bikanaziririzwa. Nta mutinganye wigeze abigira, yemwe niyo batambagira ntibajya batemberayo. Ngaho mu ndebere mwari mwagera igikondo mwahagera mu mbwizo kuri. Niba buzuye iyo nyoba ukagira ugasigara uri ikijenjegeje. Ndi kukubaza mwebwe babiri mwari mwagera igikondo. Ndahora turahaze hariya kuri mbere n'iya kabiri. Atuje nta mutinganye wapfa kwikoza igikondo bro, barakuzitagura bikomeye cyane. Abatinganye bose se niba uri igikondo mbona kubwira nukuvuga ngo aho hafi y'abandi igikondo reka kubesha akasuku. Ndi kukubwira aho nkomoka nta mutinganye uhava. Mvateta n'abatinganye nibo baguhaye hendi. Twe turi abahungu bari straight. Abantu wanditse ngo bafite n'isoko igikondo. Ngo hehe isoko agasuku ozabaze sha burangiye iyo nirahira nka mutinganye waba uri gutera cyangwa waba uri guterwa. Iyo nirahi oya jyewe ko batinganye abakobwa ntacyo bantwara. Ndi kukubaza abahungu ubaye uri we bagutera cyangwa watera. Ibyo biboro nta nubwo wanabimbaza mwana ko nimba hari ikintu cyambere kikizira nanga. Niyo mpamvu buriya niyo mbonye nka rwa Jihad nyine niko nanjye mbizira. Nanjye sinkunda abatinganyi, simbakunda, ntabwo mbakunda, simbashaka no kumva, simbashaka no kubabona iruhande rwanjye. Kandi uri we, kandi nawe uri we, wese kubihakana kandi nawe uri nanjye sinkunda abatinganyi mukajya mwonyita umutinganyi. We nawe kuri we nawe kuri siko mwibonye. Rata abatinganyi ntacyo bantwara ko ntabari. Ariko Bria umubwire uzi ko mwebwe babiri bita bigaragara umuntu atarinze no kujya kure. Uzohereze mushiki wawe aza kubarira inkuru. Yaze mana cyaze murebye ukuntu mwirirwa mudushinze ibyo bintu n'ukuntu njyewe umva rero ikintu kimbabaza Tessa, ibi bintu murabifata mukagenda mukabishyira mu Banyarwanda. Umuntu kuburyo umugera imbere akakureba nabi ukabona yakwishishe. Ariko nuko wenda mwe mubigira intambara nimwe batinganye rwose mutabangami nyine mwega kubabona bigubona binashimishije. Yewe nawe mutinganye tuziranye utabangami wowe uranashimishije no kukureba. Uzi ko ngiye bitewe n'ukuntu mba ndi straight cyane abantu hano ntabwo bashobora kubyemera. Nanjye rero hari abazi ko ndi straight cyane. Ngiye iby'abakobwa pe nta nicyo bintwara mbona nyine bishimishije cyane. Abakobwa se nyamara n'amapone abakobwa babiri babanza bakikora ibintu byo gusedurisa bigira ibintu bya gutya bakurura umugabo bakikoranaho ibintu nk'akasuko agahita zakabajyamo hagati agashinga. Kandi nyine byo nkubwira njyabo ngabo nabazitagura bikomeye nkawe zituzi icyo ufite iki kijya kuzitura. Kasunguragira akazi ko gukina pone miliyoni urazirya. Atugera gaspera ndi kuvuga nkawe na Brian gutyo mumeze bro, mbisangiye nk'ahantu nk'uko bivuze. Iyo nda yawe yagiye ikakigwa hose cyane ngo ndi ntwariwe ku rugamba cyane urwo rwa Brian rufite abareyo kuri 15 z'ukwa munane twese umva haje amajezi mashyashya. Mwandikira kuri Instagram ya Reyo kuri Instagram babahereza amajezi ya muhamagara umuhungu wanjye bita Matici. Azaba ari muri Matici ngo Bareyo Matici, umuhungu bita Matici afite amajezi bayamuhaye ariko yagurisha. Oya uramenye ntabyo nzi by'amajezi Bria. Amajezi yasohotse uko nuko nijwe na ngo Jay ko cyangwa bigendere uriko Bria ndimo nakubwira ngo nka buriya bibeshye bakabantiza gato nkabasanga ahantu mu cyumba mumeze neza. Nawe
kutiza reka kwifuza nabanziriza kuri n'amasegonda abiri watumarana yabagututuyiruyeho nabanziriza kuri icyo cya Brian gifite ibigambo nkabanza nkakizitagurira kandi munyibagize ikintu cyazanye kuri no live n'ukuri kw'Imana mwijije umugabanye ibintu byo kwangisha abantu abandi mwitwangisha abantu ariko se nubundi unkunda azakomeza nkunde kubera yuko azabakunzi kiri muri ngewe Eric nawe rero nubundi umutima mwiza uri muri we azakomeza usurprise mu bantu nago muzamwandageza igihe bakabivuga ariko mu gihe batarabitangaza mwiharabika n'ukuri kw'Imana Eric mwimwangisha abantu Eric n'umwana ni mu bana beza nabonye natangira ubuhamya Brian urimo urakoresha telemiteri nziza ngo bimwangisha abantu urumva ahubwo ikintu wagagombye kuvuga ni iki ngiki vuga ngo mwimutega iminsi nka cya kigo gicyo cyamuteza iminsi sha mwimutega iminsi Eric ngo mvango nibyo yaje azira none se ariko reka mubaze ninde muntu wakubwiye yuko yakoze mu makara gashya kongera agakozamo none rwa urakoze cyane ariko se ubundi abantu bose baba bamucira imanza ubu tuvuga ko mwese muri abamarayika muba mufite n'ibikosa bikomeye kurusha ibya Eric wabona Eric yarafashe niba ari baramwohereje ngo yafashe ngo umwana wabona we warafashe ihene cyangwa inkoko urakoze ahubwo se uyu muvandimwe nawe uri murandika ibiboro bya Rayon Day nawe yakabije cyane abareyo ntabwo bajya batanga amafaranga kandi abareyo bareke va ku mureyo cece ku umureyo Brian Brian bose bazabatsinda ariko ni mwisanzu Brian nta muntu Brian nta muntu wandushaga gukunda Rayon Sport ariko Rayon Sport yaramenye none se ubundi mbahemeshejweho n'ikigo mbeshejweho n'amafaranga nyiriyo ntayabonye ndigendera ariko igihe nikigera bakamamagana nzagaruka kuko ngifite ku mutima ese je wa mugore wawe mwaratandukanye abanyamagambo no kuvuga ngo rero no kuvuga ngo ikintu gihari umuntu bita Eric se muhungu niyigarukira bro oya Eric rero byanagubiza Eric nagazi kuburana Eric nagazi kuburana Eric kizi no kuva ngira kera ahubwo kera nibwo Eric yajyaga ajya kumara iva kabaga ariko Eric ubu ngubu byaranze kabisa sinzi ko yigirira uduprofura ushobora kuzasanga muganye ibyo nakubwira ngo runaka ni double kandi ukazasanga nibyo koko ibyo birashoboka Eric agira amaproofu abaryamanya amaproofu ndakubwiye ngo ushobora kuzasanga reka kumva erega mwabantu mwe nimureke kudutega iminsi muhumure igihe cy'umuntu nikigera azapfa nawe uri kuri no live uzagera igihe upfe nubundi nanjye nta uzaramba nk'umusozi wintega iminsi iby'Imana yangeneye kuzageraho byose nzabigeraho mu maso yanyu iby'Imana nawe yakugeneye kuzageraho uzabigeraho mu maso yacu urajya gutega umuntu iminsi se kugira ngo bigende gute waramusuye umusaza wagiye kumureba ku wa mbere baratubwira ngo ntago bari bumuduhereze ngo dutegereze ngo bazatubwire kwa mbere twagiye ariko iminsi 5 ntabwo ari myinshi cyane myinshi mana wegereza no umva Tesha ni myinshi ku muntu wenda wari usanzwe ufite n'akazi n'ibiki byose ariko ntabwo ari myinshi ariko uzi hano mu Rwanda gusiba gatatu gukora hano i Kigali gusiba iminsi 3 kubera ko Eric we twakorana ku wa gatatu uri kumva gukora hano iminsi 3 ukayihomba muri no sama harimo amafaranga ameze gutya iminsi 3 yonyine amafaranga uhombye ntabwo uzayagaruriza ariko Brian wazambabariye ukanshakira nimero ya cya kigo ryibita ngo Kazungu urumva ko mama nshaka kuzasangira nawe ikigage ni mujya gusangira uzamamaka niba ari kaboss wambabari ukanshakira nimero ya nyina ko cyamuzanira na nyina ikigage ariko se ko ikima wumva ko umuntu wabagiriye nabi muvuga reka nkubwire none se Brian uretse gato nanjye nkubwire ureba iyo umuntu akugiriye nabi nawe ukamusubiza ahubwo iyo utamushubije umucine ajya nawe umutima wo akagera Brian ndakubwiye ngo ndamugirira nabi cyangwa nabwo ngo ndamusubiza wari wabona namuvuga nanjye yaranyanditse aranyandika tutanazi wari wabona namuvugaho cyangwa ndagute umva Brian ndashaka gusangira na nyina Samblag ndashaka gusangira na nyina ujya gusangira na nyina se nyina muri afata nyina wavuga n'umugezeho none kuko ni jewe niwe muntu wenyine nzi twakwisangira erega bano baniga murabarenganya bano baniga bababruka wenda wabona biri ari byo bintu bimwinjiriza amafaranga iyo reka nkubwize ukuri
umureka aravuga igihe kikagera akabona yuko ari guta umwanya akakwihorera rero urajya kumusubiza ukwana nawe n'ibyagenze kunyandika naramwihoreye nakwandika surapfa nakwandika urara rutariye nakwandika birakubuza gukorera noneho yashyize video yanjye hanze nasinze ifite icupa rya musiteri indi iri hejuru ibicece biri hejuru ndi kuririmba butabaho mana yanjye mbega mama wanjye yarayinyereje arambaza ati ariko mute i Kigali nibi wiberaho ngasaga ibi bintu ukora ngo gira umubyeyi wanjye n'umubyeyi wawe umuntu akaza muri comment ye baba wereka nanjye nduhuka umutima umuntu akaza muri comment zanjye akandikaho ngo cyakaze umubyeyi wakubyaye ngo yaragowe aho birakureba mw'abantu mwe mwancakura ngewe umuntu umbwira nk'ibyo mpita mubwira ati wampaye nimero zanjye ngo nkazamucumita mbiyamye ku mubyeyi wanjye yambyaye ukwanjye nawe wakubyara ukwawe wabona mwana narushye muri n'indushyi mbabarira nkuyamye umubyeyi wanjye urajya kumujya mu bitekerezo umujya mu mutima wibaza uko abayeho kuba yarambyaye ajya kumbyara yigeze guhamagara ngo uze yakugishije inama cyangwa yigishije nyoko inama si uko se njyewe nawe turavukana urakoze njyewe nawe turabana turasangira turagendana duhuje umugabo cyangwa duhuje iki ariko buriya ko abantu benshi bakomeza kwandika hano ngo tanga imbabazi bimeze biti ndagukura kuri live yanjye oya ntabyo mvuze nta bintu byinshi mvuze ndavuze gutanga imbabazi nanjye ubwo barazimpaye sawa ko nazisabye ntabwo bazimpaye ntabwo wabibonye ariko jya uberereka ariko reka nkubwire natwe imana yaratubabariye twabuzwa se n'iki gutanga imbabazi ninde muntu uranga ku isi nibyo ndi kuvuga nta muntu udakosa ndakosa n'undi ejo azakosa n'undi akose nyine umuntu imana yaduhaye imbabazi natwe tugomba gutanga imbabazi nyine tanga imbabazi nyine abantu babibone ko ndagukura kuri ino live ntabwo aricyo cyanzanye kuri ino live njye naje nje kuvuga ku bantu bashaka nakwavuze ngo kwangiza abantu kwangisha abantu abandi ni bibi gutega abantu iminsi ubwiza ukuri ese amakuru ya Muyango mwa nta nimero y'ugira hanze namuhamagaye uyu munsi ntabwo twabashe kuvugana ako DJ umunyarwanda ntacyo mfataho amakuru ye Muyango ameze neza araho niwe muntu uri gukorera amafaranga menshi mu cyumweru kimwe none se ko nabonye yarasubiranye n'umugabo kandi abantu bakaba bavuga ko ngo nawe ngo wajyaga wiyongoza ukagerayo oya njyewe ibyo bintu ntabwo wapinge barabeshya buretse gato nangize ikibazo none se umugabo yaje kubona solution rero abona ko yaguharabitsa gusaba imbabazi oya ntabwo arasaba imbabazi se yankoreye iki kuguharabika nyine ko ngo ari wowe wumva cyane wigeze ubona umuntu uharabika igisebo njye ubwanjye ndi igisebo ku giti cyanjye njye ndi igisebo ubwo se wajya guharabika igisebo kuko nabonye rwose ahubwo none umubano warakomeje kuba mwinshi ni akazi Muyango njye duhuzwa n'akazi nyine nibyo mvuga kandi mvuze ngo none nabonye bana utuvideo mo muri kumwe nta kibazo gahunda zigenda neza none se undi ikibazo cyavuye Muyango ni inshuti yanjye Muyango arakora arahostinga nanjye ngacuranga uri kumva Muyango n'icombo wo mu Rwanda niwe muhosti wenyine niwe muhosti usubiyemo Muyango niwe muhosti uhembwa amafaranga menshi mu cyumweru kimwe mana we ababira wivuga amafaranga ya dola tuye kure batazamutega umaze Bria amafaranga menshi ngo bese ese Bria ko njya mureba nkabona nyine ubushagarira we ntago ari ukubibona njye ntago nshaka Jay yewe ntabwo ndi kamarade uzanga ukaza kubwira ngo urabona ngo byagenze gutya nakubwiye ngo she is my best friend ni inshuti yanjye nyine njyewe none ako genda mubona ngo turakorana that's all ngenda mubona nkumva turakorana arahostinga ngacuranga ibyo rero byo kujya kumucagarizaho ndamugirira ubushagara asa nta mugabo afite nta mwana afite ntabwo babyaranye genda ajya kumugirira ubushagara kugira ngo bigende gute kandi uri indaya imenye indi ubwo nawe uri indi njyewe rwose ndamureba nkumva ubucagariza wamaze nyine ugomba kubugira kuko uri umugabo kandi ngo niba ufite iryo rari ryawe bazayica nawe bayijyane ujye kubona umuntu agiye kuyirereza agenda kuri ribu yuko yayiciyeho ibyo rero uramugira ubushagara asa n'umugore wawe uriya n'umugore w'umugabo uriya yarasezeranye imbere y'amategeko akora ku idarapo ararahirira afite umugabo wemewe n'amategeko uri kujya kumushagara se iyo nurubika ushaka kuzajya kuyiturubika kuri ndaho ubwo bazayicira nzira ako Tesha k'ibintu utabivuze
arabivuga abivuga nakubwiye ngo hano ntabwo twe turi babandi ugiza ngo ukazana ukagenda ngo kubakuramo ngo utuntu nguje ngo kubabaza utubazo ngo bigende gutya. ubu nawe ngo yamenye ubwenge yewe buno ngo arumva ngo yavuga ubwo rero ngo yabajije utubazo ngo tw'ubwenge moneye. ariko ubabwiza ukuri sibyo ubabwiza ukuri kuva u Rwanda rwaremwa ikindi ndibutse Jay ubushize turi kumwe kuri live Imana ishimwe reka nongere mbisubiremo nanisegure ku bantu nagiye mbona bakata kuri live yanjye nari kuri live ya Dumba na Jay Squeezer njyewe na Kiramani twari turi kuvuga ku bantu bagira uduhuyu bagira kabi. Yes mu kanwa kanjye Imana yaremye ntabwo nigeze mvuga izina Nyambo pe ni ukuri kw'Imana naravuze ni gusa buretse nabibonye abantu babigejeje kure usibye ko wenda njye nawe watinyuka kuza kumbaza ubusa ko nahita umva shu njyewe nari ndi kumwe na Kiramani ndamubwira ni gusa mu bantu bakina filime iwawe bakina muri filime zawe harimo abantu babiri sinabavuza amazina abo bantu twigeze guhurira ahantu shabaranukira pe izina Nyambo ntaryo nigeze mvuga mu kanwa kanjye izina Nyambo naryo nigeze nubwo muri abo bantu natekereje ntabwo Nyambo rwose yararimo ariko mwaragiye murabifata mu bihuza n'ibintu Jay Squeezer bari kuvuga njye se Nyambo ndamuzi ako bambwira ko izina ry'Imana yo mu ijuru na Nyambo ni buri kuri no live ntabwo nigeze mvuga ngo unuka gahuyu kuko nta nubwo agiye turegerana umwanya agahuyu karoroheje Brian nganuka nk'ikibonde naganuka nyambara humura neza ntukaje mubeshera abantu ngo ni nk'ikibonde uba nkubwire najya ko nambara mu gitondo abantu bose banditse ngo Jay Squeezer ngo na Brian ngo bavuze ngo wese ubundi agahuyu kanyambo ukagezemo nubwo agiye Nyambo turegerana cyane ku buryo najya kumva kanuka we Tesha Nyambo we yakunukiye mwaregeranye Nyambo mwararya uri mu bantu bivuga ko banamusambanya wowe sambanya ndi Nyambo ariko ako ikibara kiro ubu baraje babyuka bandika ngo Tesha Nyambo barasanga oya Tesha reka ibintu ntitubijye in deep njye nuko najya nkunda kuvuga ibintu byo abantu baryamana wabikira nta muntu uri gutaha mu nyo yawe ninya nyine niyo nkubwira ngo Tesha atangiye kuza kwivugisha nka mu Nyambo narababwiye hari abantu rero baba bazana bakuvuga ngo urabona ngo uyu muntu ngo genga mvuze ngo byabira sheri reka mbahereze warning kasu njyewe uzabivuga njyewe umuntu wese uzashaka kumvuga azamvugeho nimbona nkwiye kumusubiza nzaza nanjye mutature nimbona bidakwiriye ntabwo zigera za kumvuga oya kasuka ibyo ni ibintu byawe uri guhimba kugira ngo abantu cyangwa nawe wenda mubone ukuntu mwa uploading inkuru va kuri ibyo bintu Bria Tesha arabizi n'ejo twarabivuganye ibyo bintu in box ariko ejo wavuganye njye ngira nomero ye Tesha ejo mwabivuganiye hehe kuri telefone arabizi wavuganye nande na Tesha zana screenshot ahangaha uyohereza kuri telefone ya Tesha ko mwavuganye nayifata neza wayifata ute mwavuganye kuri Snap mwavuganye kuri WhatsApp mwavuganye kuri ese uri kujya gutanga ubusobanuro bw'iki kandi numvise uvuga ngo ntabwo utanga ubusobanuro dore reba nimero yawe nanditse muri gera muvugano mukanye niyo makuru nimero yanjye agira urasebye uwo yarayigira akira dore ngiyi mukanye niyo makuru nimero yanjye agira mukanye niyo makuru nimero yanjye agira ubu nese nimero zingahe mukanye niyo makuru nimero yanjye agira ariko shaje surebe ibi bintu buri kwikora nta muntu uraza hano kuri kumvuga nkoranyambaga ngo akuvugeho ikintu akubeshyera nibwo uzamenya Bria uramutinganya umushuti wawe ntabwo yavuze ibintu ambeshyera ngo mu rugo ngo bagiye gufasha babahiriza ngo ibyo kurya bro kasuku nawe baramubaga we umutinganyi bita Jihad ntabwo bizi Bria urimo urabyishisha ariko mwahuriye mu buriri mwararyamanye nanjye nkubaze Jihad ariko wowe na Jihad byarabananiye kumvikana Bria uriya muntu ibintu yamvuzeho amenyera famiye yanjye bro wese ntabwo ujya winjira we ntabwo wapostinze ngo mama we ngo banditse ibiki we ako kukimwikunda ma naze mama wese umusazi ntari mu bugese none waramusuye wamusanze indera
umuretse gato nkubwire Bria nyine nigeze gukora ndakubajije oya nawe ntukazajya wigira intungane Jay ntukigira intungane kuko wataka imiryango y'abandi nawe niko bagaruka bakaka kandi rero umuntu ikibazo cyanyu murataka bataka mukababara kandi nawe mwatatse abandi why buretse gato nkubwire njyewe nigeze gukora ikosa rimwe ntwika bulldog sibyo sinabikubwiye yankubise voice y'iminota 48 yankubise ibitutsi ebane bimwe biteye ubwoba uri kumva bitambona ko kumuvandimwe nshobora kuba namubabaje koko uri kumva turagenda turabikemura birananye uwo ni Nyambo ngaho nyumvira ariko barakuroze oya Bria reka mbyihore so ngiro kubivugaho sibyo ariko manager reka nkubwize ukuri nyine ariko abantu bagira ukuntu wataka umwataka we yakwataka nawe ukababara mu byukuri uko nkuko yavuze kuri famille yawe nawe waragarutse uvuga kuri famille